loves TV. Rwanda is watching. Twongeye kubasuhuza tubaha ikaze abakurikiye Clouds Tonight ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Kuva na kera ubwitange bwahozeho tariki ya 5 Ukuboza kaba ari umunsi mpuzamahanga w'ubwitange ku rwego rw'igihugu kaba wabereye mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Kimisagara. Insanganyamatsiko y'uyu munsi kaba yagira giti nitangiye kubaka u Rwanda rushya n'iterambere ry'isi. Abaturage bo mu murenge wa Kimisagara by'umwihariko bo ubwitange bakaba babwumva, akaba ari muri urwo rwego bakora ibikorwa byinshi bitandukanye bafashanya mu murenge wabo aho bubakira batishoboye amazu ndetse n'ibindi bikorwa by'ubwitange. Uyu munsi bakaba bahuriye hamwe aho bubatse ikiraro kiri hagati y'umurenge wa Kimisagara ndetse na Gitega kibahuza. Urubyiruko hakaba ari rwo rwari rwiganje muri iki gikorwa cyane ko bivugira ko ariyo maboko y'igihugu cyabo. Iki gikorwa impamvu nari nyirimo nitwe imbaraga abana zubaka u Rwanda, tugomba kwifatanya n'abandi ko ari twe imbaraga z'igihugu tukagikora nyine tugafatanya kubaka igihugu. Njye nkunda beya nk'abaskuti mwanakunda muraye, rero naje hano kwifatanya n'abandi abana rero turi mu kigero kimwe urubyiruko turi mu kigero kimwe n'ugukunda igihugu kuko nitwe imbaraga zacu. Rero iyo mbona abasaza baturuta bakora beya njye numva ko nta kintu baturusha, natwe niyo mpamvu twaje kwifatanya nabo. Mu gikorwa cy'ubwitange, igikorwa turimo ni igikorwa cy'umuganda, murabona ko ari igikorwa cyo kubaka ikiraro gihuza umurenge wa Kimisagara ndetse n'uwa Gitega. Twakoze n'igikorwa cyo gutera ibiti, tukora n'igikorwa cyo gutera uruteja ku mukingo nawe mwabonye hano haruguru kugira ngo ubashe gufata ubutaka. Igikorwa cyo kubaka ikiraro ni initiative y'abaturage batuye iyi mirenge yombi ku nkunga ndetse n'ubuyobozi yabo bw'umurenge wa Kimisagara ndetse na Gitega ndetse n'ubuyobozi bw'akarere. Mwabonye ko ariko hari n'inzego nyinshi, harimo itorero ry'igihugu, harimo umujyi wa Kigali, cyane ko kino gikorwa badutema inkunga byahuye nyine n'umunsi mpuzamahanga w'ubwitange. Nyuma y'uko abaturage bagaragaje ko icyo kiraro cyari kibabangamiye, bishyize hamwe aho bakusanije inkunga ingana na miliyoni 1.5, naho ubuyobozi bukabongera miliyoni 3. Ariko mu by'ukuri iki kiraro kikaba kizatwara amafaranga asaga miliyoni 6 nk'uko twabitangarijwe na Ruzima Serge, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara. Nyuma yo gusura abaturage kuva mu kwezi kwa 4 batugejejeho icyifuzo ko bifuza ko iki kiraro cyakorwa kuko nta nzira yari ihari ibahuza n'abaturanyi ba Gitega nk'uko mwabona mubibona. Wasangaga bambuka baca mu mazi hagati muri rigori, ugasanga imwe amazi arabatwaye. Twumva rero ari icyifuzo cyiza cy'uko twakora uyu muhanda bakagendanira n'abaturanyi babo. Tubishyira rero mu ingingo y'imari y'uyu mwaka. Twifuje rero ko twagitangiza uyu munsi ku munsi w'ubwitange kugira ngo tugaragaze ubwitange bwabo. Ibi mureba igice kinini ni abaturage bakusanyije amafaranga kugira ngo iki kiraro cyubakwe, batanze inkunga yabo, hanyuma leta nayo iratwunganira nk'abaturage, ariko icyifuzo cyabaye cy'abaturage batanga n'amafaranga kugira ngo kibashe kubakwa aho mubona kigeze ahangaha. Uyu munsi ngira ngo mbagejeje kuri miliyoni 1,500 bamaze gutanga kugira ngo kibashe kubakwa. Aha mureba ubwo n'amasima bari kiruzura kidutwaye miliyoni 6 n'imisago. Umutayira w'intore Nyakubahwa Boniface Rucagu akaba ariwe watangije iki gikorwa cyo kubaka icyo kiraro, akaba yatangaje ko nk'itorero abona bimushimishije iyo abona urubyiruko ari rwo rufata iya mbere mu gukora ibikorwa biteza imbere igihugu. Turi mu gikorwa cy'umuganda mu rwego rw'ubwitange, icyo turimo turubaka ikiraro, twateye ibiti, twaharuye n'umuhanda. Uyu munsi icyo nabwira abanyarwanda ni uko ari umunsi w'ubwitange. Mbere na mbere ubwitange bishaka kuvuga kutitekerezaho ugatekereza kuri mugenzi wawe. Uyu munsi rero ni indangagaciro y'ubwitange yahoze mu muco nyarwanda. Ubwitange nibwo bwaremye u Rwanda,
nibwo bwarwubatse, nibwo bwarwaguye, ndetse ni nabwo mu myaka 20 ishize nibwo bwarubohoye, nibwo bwarusanye, ni nabwo burimo kurwubaka. Si ibyo gusa kuko banateye ibiti ndetse banaharura imihanda, aho yavuze ko uyu munsi umuntu aba adakwiriye kwireba ahubwo aba akwiye kureba mugenzi we.